buriya iyo wikunze cyane ntabwo ubabara mani, ntabwo ubabazwa n'undi muntu kuko wowe uba wikunda, uba wikeyaringaho, uba nyine wifuza icyiza kuri wowe. Cyangwa ugasanga umugore ko kundi abagore bagera mu rugo ukabona ntabwo bari kwitaho, ntabwo bakitaho nk'uko biyitaga. Kuki ibyo bintu mubikora? Ko warashatse umugabo ntabwo bishatse kuvuga ko utagomba kwitaho girl. wari wakundana Akurasetsa iwacu bararoga se ku buryo okay wari wababazwa? Ari igihe ukunda umuntu ukagira ngo muzashakana ukajyaho kasama whatever umuntu ajya kubabaza nyine ari uko umukunda nyine tu, kuko umuntu udakunda se yakubabaza gute? Ubundi iyo wikunze cyane like nibwo umenya icyo ukeneye mu buzima bwawe, icyo nyine icyiza ku buzima bwawe. Rero cyari mutoya ubabajwe n'uwo muhungu nabirenze, uracyari mutoya, abahungu baruzuye beza barutongo. Dutangire njye natangiye utangiye iyo mikino utazayikira bro. ikiganiro twagiye bana. Yes my people, twagiye kubasuhuza. Amahoro y'Imana bane namwe, natwe turi hano cyane kacu bakunzwe namwe mukomeze mukunde. Mu by'ukuri twege dufite ibyishimo cyane rwose, ibyishimo biri kuturenga kubera urukundo muri kutwereka. Ubu mumbona nayisoje kurira kubera ibyishimo. Murakoze. Mumeze mutse, ni umukobwa wanyu Keza Isimbi turagumye n'umuhungu wanyu Ndaguca agasibeye. Nawe gusoza iryo zina kuko rwose ase bite byawe ituma mu kanwa kangira ureka kurivuga nawe impamvu urivuga cyane urabikunda. Reka mumeze mute Abanyarwanda? Abanyarwanda bacu bameze gutera? Turaho turakomeye, tumeze neza. Yego buri kimwe cyose kiri good wa good. Vibe ni vibe, kutababaza ngo mufite vibe. Vibe zo zifite muri comment nagiye mbibona, mana yanjye abakunzi banjye ni vibule kabisa. Weekend ni umwoto nayumviye kureba match by the way. Sure, match nyabaki? Match ya Rayon Sport na Gasogi United. Wafanaga ihese? Nafanaga Gasogi hejuru cyane kabisa. Gasogi namwe mwabyumvisha impamvu afana Gasogi. Umuntu wiye akambwira oya sheri wanjye, umuntu ufana Gasogi kabisa ntabwo ayobye. Oya imbere cyane ku mutima, umuntu ufana Gasogi ntabwo wigeze uyoba. Guma aho ngaho. Ninde watsinze igitego? Tubwira abakinnyi batatu, sinkubwiye batanu, tubwira abakinnyi batatu ba Gasogi. Oya bose nabavuga kuko mvuze umwe. Oya wiseka kuko mvuze umwe bamwe bagira iki barakana. Rero bose n'ukuri mwakoze cyane. Genda wazo wa mbere ni Kensi, wa kabiri ni Mutabaruka. Abo n'abakinnyi se? Harya ntago ari abakinnyi ariko nawe rwose wabyibagiwe. Nanjye mfana Gasogi. Ubwo se wari umufana cyangwa uri gukabya? Wowe se? Oya njye baranzi rwose, ni ku mutima n'amarangi nayisiga kabisa. So nizeye ko nukuri mumeze neza. Ariko njye buriya mfana yihera. Wowe fani yatsinze man. Oya njye ndi umusportif. Oya yes ubanza wumva aho hantu urabeshye. Abantu kuri mana nuko mutareba nyuma ya kamera ngo murebe mudishye. Njye ndi umusportif, umva nkubwire, njye ndi mu mupira nk'umusportif. Yego ariko yakora sport. Ni ukuvuga ngo ndazikora njyewe. abantu bafanye 2005 Rayon Sport barakuzi. Ubwo se Ndaguca Gasogi barari? Oya reka nkubwire izina bari bazi. Yego umuntu ntago njye ndashaka kubibasobanurira neza. Okay. Umuntu wafanaga Rayon Sport guhera 2005 bibiri kuzamuka kugeza wenda 2008. Yego umuntu wese uzi Koroma. Koroma iryo rya izina ryawe? Oya ryari ry'umutoza wa Rayon Sport, ariko noneho yarankunze anyita Koroma.
ariko nawe afata izina rye yararinyita none si iryo koroma risobanuye iki nasha ntajyo nzi yewe yari umunyasirari rona ariko abantu bazi icyo gihe hakiriho amajiniyoro amajiniyoro agitangira baranzi sinikoraho sinikoraho niyo mpamvu ubwo ntabwo ujya woga niba utikoraho nose ubwo wabuzwa n'iki kutikoraho so twogera muri ya madushe bidagusaba kwikuba oya mutima wawe ukuri my friend reka twikora kwivuganaho umuzungu dore yoga umwuka ntago yoga amazi bityo byawe oya nta kibazo my friend oya nta kintu mvuze aho tugaruke ku bafana bacu ni ukuri Imana yanjye twongeye kubasuhuza Gasogi abafana banyu bari ku ntoki izi Gasogi please aka gacana ni akacu gacana ni ak'abanyarwanda ariko bose ariko mva bari mbwiza ukuri mwebwe kunganya kwanyu ni intsinzi ko numbona wishimye oya nago okay buri kintu cyose ukoze ukagikorana umutima aba ari intsinzi amatema yego aba ari intsinzi ugira urukundo wowe yego kurwanya ukunda reyo nako ukunda Gasogi ufana Gasogi ndayikunda urayikunda yego uratubeshya ndayikunda kuko nyifana byazajya n'igihe nka yanga yanatsindwa nka yanga ariko ndayikunda no matter what yaso twongeye kugaruka gacano kacu k'abanyarwanda bose n'abantu bari hanze bose ni ukuri you are very welcome here turabasuje turabakiriye ni ukuri mukomeze mukore subscribe ku kantu ni ukuri kw'Imana mukiteho musharinge ku bashuti banyu ku buryo nyine igera ahantu hose kuko tubifitiye ibintu byinshi uretse n'ibyo ntabwo tuzaza duhora nyine twicaye hano oya tuzajya dukora n'utundi tuntu dushyashya uko mugenda mukora subscribe nabwo tuzajya tubatamo bamwe tujya tuvuga ati namwe mutameze neza yego turabifuriza kumera neza tuzaba tunabageraho yego tunabibifurize turi kumwe cyane kabisa ariko nawe tuzajya tujyana amaboko gusa ndakeka ari n'utundi tuntu none se wasura umurwayi gutyo waba nta soni ugira ariko wabikora mbabona nta soni ugira ni ukuri agaseka ishaka usa neza abafana wowe rero izina ryawe rirabyerekana murakoze cyane shareka babwize ibyo bintu ninde ujya ubivuga murakoze hajya ninde we simbyibuka murakoze ese we ndamwibutse ariko sinamuvuga okay ese we murakoze weze gute abasore banjye ngende gusuza ku basore cyane mumeze mutse ndaguca agasabira abasuza abakobwa two kwivugisha abasore n'abana beza basigaye bansaba nimero yanjye ujye nta kibazo umuntu ushaka nimero ya Keza nanyureho oya nuko mwandike muri comment genda ziba hano kuri njyewe nsabye imbabazi batazankubita oya ntabwo ntacyo bagutubande ntacyo bagutwara ni ukuri kw'Imana so tugaruke rero ku kintu numvisha hari akantu uvuze yego tukagarukeho numvisha uvuga ngo ukunda Gasogi yego ubundi urukundo ni iki urukundo rusobanuye ibintu byinshi gusa urukundo kuri side imwe mba numva urukundo ari byose kuko urukundo uzi kujya gukunda umuntu utazi uko yavutse utazi imibereho ye ukamukunda just like that nyine utazi uko bije uwo kumva ko umukunze bya nyabyo banumva nyine urukundo ari ibintu byose kuri iyi si bibaho urukundo nanone urukundo ni ikigoryi man urukundo rukoresha ibintu by'ubugoryi umugabo ukabona ari kurira yarize bya bindi bya nyabyo ngo umukobwa yamwanze cyangwa ugasanga abasore bari kwiyahura kubera abakobwa bamwanze ni ukuri kw'Imana ari igihe sometimes aho rero niho formule yarwo yanshangiye ugasanga umuntu uyu munsi ati ngiye nafashe break ndi mu gahinda cyangwa se nafashe break kubera urukundo rwarambabaje ariko mu gihe gitoya ukajya kubona yongeye asubiye muri relationship cyane kabisa none formule nkawe cyane abakobwa nimwe mugirana time nyinshi yo gutekereza kuri icyo kintu twebwe tugenda nk'abiyahuzi
baba baratubabaje baba bataratubabaje nta kintu biba bitubwiye. yego Icyo dukora gusa ni ugukunda, ariko mwebwe mufata time reka mbitekerezeho, nafashe break. Ntabwo ushobora kumva ibyabo umuhungu kibaho ariko buretse wumve, ntabwo ushobora kumva umuhungu ngo wafashe break aruzi. yego ngenda bazi ufashe break uri no muri depression ya danje. Gusa urukundo ni ibyishimo, ni ibyishimo, ni umutuzo, ni umutuzo gusa. Umuhungu agafata break, gufata break ariko ni ibintu bisanzwe. Hari igihe uba wumva nyine like ushaka kwitekerezaho ukavuga se ese ninjye kuki urukundo rudakora kuri njye, ese ninjye munyamafuti cyangwa abo nkundana nabo nibo bafite amafuti, nyine ukitekerezaho ukavuga why nyine ibi bigenda gutya na gutya. Break ni ibintu bisanzwe, ni ukuri pe. ese break niyo depression? Break ni umwanzuro umuntu afata. Break ni umwanzuro umuntu afata akavuga reka mbe mfashe akaruhuko, mbanze nduhukeho, nitekerezeho, numve se ibi bintu nibyo biri right kuri njyewe, ese ngomba gukora iki kugira ngo urukundo rwanjye rugende neza ko rwagendaga nabi. And then depression ni igihe wakundanye n'umuntu akakubabaza cyane, ugatangira gutekereza ko ni abakobwa bazima bakiriho, ko ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye, ko abakobwa ari abagome cyangwa abahungu ari abagome, ari abana babi, nyine ukagira depression, ukumva nyine ushaka kuba uri wenyine, ukumva wanze abantu, ukumva cyangwa wanze abahungu, ugasanga sometimes utangiye no kuba nyine gay, amapede, whatever. Kwa iki depression wikwihutisha ibintu. Why are you running? Why are you running? Icyo turaza kukigeraho. Yenda shaka ume ubwino, naryo bavuga ubwino, shaka umubwino, ubundi ntabwo ngiye wansobanuriye neza. Urumva se wa formule ya amour, urukundo. Nakubwiye ko urukundo ngewe uko ndwumva, urukundo icya mbere na mbere ni ibyishimo. I told you ko urukundo ni ibyishimo. Okay, urukundo ni feelings ziza mu muntu, urumva, ni from me ndikubwira, ni feelings ziza mu muntu, urumva, ukumva nyine ukumva ukunze umuntu mu buryo butunguranye, ukumva wakomeza ukamureba, ukumva wakomeza kumwumva, nyine ukumva mwakomeza kuba uri hafi ye, whatever and whatever, urumva. Rero urukundo nyine, urukundo like ni feelings, urumva, caring, guhangayikirana, nangize ngo mbivuze nabi, yego, kuba wumva nyine ko umuntu nyine yaguhora hafi, ugahora umubona, ibintu nk'ibyo. Ni uko urukundo rwumva. None se ubundi reka nkubaze, wari wakundana? Akurasetsa iwacu bararoga se ku buryo okay reka tu clearing icyo kintu. Warakundanye? Wari wababazwa? byabura se byabura muri uru Rwanda. Impamvu ndi kubikubaza nuko nzi ko hari abantu benshi yego bavuga ngo urukundo ni ubuyobe bw'ubwonko hagati y'abantu babiri. Iki kintu uremeranya n'umuntu uvuga gutyo cyangwa ubifata gutyo? Ni ubuyobe bw'ubwonko. Byanashoboka. Nose niba nkubona wowe nkabona nyine wenda uri aho ngaho nari cyo twavugana, nkabona undi nkabona ndasaze, ndapfuye, ndashize, umva ndashaka, urumva nyine ubwenge bwagize. Ni ukuvuga ngo urukundo ni ubuyobe bw'ubwonko. Byashoboka rwose. Iyo wakunze umuntu uba wayobye. Ni ukuri pe. None se reka mbwire, niba ubona umuntu nyine ntumutekerezaho nkuko nyine watekereza kuri Eric, kuri Patrick, kuki ayo ni amazina y'abantu ngiye nanze urugero, ukamubona wowe ukabona ko ari special ku bandi kandi ubona ko nyine natandukaniye n'abandi, rero ubwonko nyine mba numva nyine bwayobye imbere cyane. Njyewe impamvu mbyemera ni uko akenshi yego ukunda uwo nguwo nyine ubwonko bwawe buyoberaho, ni nawe uvamo kukubabaza. Of course.
Yeah. ntago wababazwa n'uwo utakunze. Ni ukuri ibyo ntabwo byabaho. Umuntu ajya kukubabaza nyine ari uko umukunda nyine tu, kuko umuntu udakunda se yakubabaza gute? Umutekereza yakubabaza gute? Ntabwo byashoboka. Ese ko nzi ko iki kintu iyo kikujemo bigora kukiyobora cyangwa kugikontorora, wowe wumva umuntu yajya yitwara ute mu gihe, kuko wenda nk'ubu nshobora kubwira ko umuntu agira ubwenge cyangwa se yongera kugarura ubwenge bumwereka ko urukundo ari ubuyobe, ari uko yamaze guhura n'ibyo bizahazana, sibyo? Ubu wagira iyihe nama abantu nk'umuntu wenda uri mu rukundo right now? Bizute ego gira umuntu uri mu rukundo inama, gira umuntu uri mu rukundo inama, kuko uravuze ngo urukundo ni ubuyobe. Ikintu cya mbere navuga, yego kunda koko bya nyabyo, urumva, ariko ugiye mu rukundo uzi ko n'ibibi bizaza, ubyakire nyine already, kuko abantu benshi bakunda kujya mu rukundo bazi ko nta kintu kibi kizigera kiza mu rukundo rwabo, bakumva ko bazakundana paka ubuziraherezo. Ariko iyo ugiye mu rukundo uzi ko nyine anytime mwatandukana, anytime yakubabaza, nyine ntabwo uba nyine shoke cyane ngo utungurwe cyane tu. Ujya mu rukundo, yes, urujyemo koko bya nyabyo, ariko urujyemo uzi ko nyine n'impinduka nyine like zaza. Yego, nicyo kintu nababwira cy'ingenzi ndetse cyane. Mbese ubwo ngubwo ukanguriye abakiri batoya kuba babyitwaramo gutyo? Ujya mu rukundo urujyemo by'ukuri ufite na purpose, ariko uzi ko n'ibibi byaza, rega na plan B, muzabe mugira na plan B man. Ari igihe ukunda umuntu ukagira ngo muzashakana, ukajyaho kasama whatever, yagukatira ukabona urasaze, uratangiye kujya mu depression, kuko ntabwo rero watekereje ko mwatandukana, kandi ni ibintu bisanzwe gutandukana n'umuntu pe, kujya ex ni ibintu bisanzwe. Buriya se hari umuntu utagira ex? Nta muntu utagira ex, ariko abantu benshi bakunda gukora amakosa bagasubira n'aba ex babo pe. Ntabwo ari sawa. Sinzi uko mbyumva, ariko niba umuntu yaraguhemukiye for the first time, sinzi yanaguhemukira n'ubwa kabiri, noneho akaguhemukira birenze uko yaguhemukiye bwa mbere, kuko bamweretse ko hari andi mahirwe yo kongera gukora iki, kuza mu buzima bwawe. Impamvu twayerekanye ishobora gutuma uwo muntu aguhemukira bwa mbere. Ego. Iyo mpamvu rero ni icyo umuntu yakora kugira ngo nibe, kugira ngo umuntu aguhemukire. Ibyo bintu ntabwo bibaho, ntabwo byashoboka. Umwana w'umuntu arahemuka, twese turahemuka kuri iyi si. Ntabwo navuga ngo itware gutya kugira ngo umuntu naguhemukiye, si bibaho habe na gato, si bizigera binabaho pe. Cyese wenda nitujya mu ijuru, simbizi niba nzajyayo, ariko niduhurirayo muzabyibuke ko nabivuze. Gusa kuri iyi si umuntu arahemuka, kandi ntabwo nakubwira ngo itware gutya kugira ngo umuntu azaguhemukisha, aho ngaho nawe ngiye kubeshya pe. Gusa wowe ubaye true kuri we, ukamwereka ukuri, ukamwereka urukundo rwa nyarwo ufite, it's fine. Niyo utandukanye n'uwo muntu nta n'icyaha wishinja, ko uzi ko wamuhaye ibya nyabyo utamwishe. Ego, ariko umuntu arahemuka man. None se wowe usara abo wahemukiye cyangwa baguhemukiye, ibyo ni ibisanzwe guhemuka pe. Nta nama nagira umuntu ngo uzakora iki ngiki kugira ngo ego. None urankora iki? Njya numva ngo akenshi iyo umuntu agiye mu rukundo wenda atarumenyereye, atazi ibyo ari byo, agenda wese. None ubwo birasaba iki ku buryo umuntu, kuko iyo urebye neza usanga umuntu ajya kugera mu myaka, sinzi nimba ari ukubeshya cyangwa se wenda njyewe niko mbibona bitewe n'ubushakashatsi nakoze. Umuntu ajya kugeza mu myaka 25 abana na depression y'urukundo. Icyo kintu 20 ko n'abana bafite 17 sigaye baba bafite depression bro. Ugasanga umuntu abayeho wamubwira urukundo akumva yaniruka mu kanya. Mbabwira ngo like uzajya ujya mu rukundo uzi ko no guhemukirwa bibaho,
uzi ko mwatandukana, kuko nyine kenshi abakobwa dukunda kujya mu rukundo tuvuga ngo uyu muhungu niwe tuzashakana, ukahita wimajina mwakoze ubukwe, ukahita wimajina abana muzabyara, ukahita wimajina abuzukuruza, nyine ntiwimajine ko mwakundana n'ejo bundi mugatandukana, ariko wimajine nyine umukunze ukamenya ko no gutandukana bibaho, ntabwo n'ukuri wagira depression. Depression ni iki? Uri umukobwa mwiza, uri umuhungu mwiza, kuki wagira depression ariko? Nkeka ko ari ryo shuri nyine rya nyuma ryo kugira ngo umuntu akontorora amarangamutima. Ya cyane kabisa. None se gukontorora amarangamutima bikagusigira depression, byo ubivugaho iki? None se wakontorora amarangamutima ukagira depression gute? Nyine tuvuge wenda ukundanye bwa mbere, yego, kubera ko ari umunyenga nyine ukabijyamo, yego, ariko ukabijyamo wese, yego, nta kwitangira, ya bikaza kurangira ubabajwe n'uwo muntu wakunze 100%, niko navuga, sibyo? Yego. None ako kababaro akaba ariko kagukebura, yego, urumva? yego, ariko mu kugukebura kagagusigira depression, niyo twavugaga. Yego. N'ubundi akambwira umuntu wabonye ikiganiro, niba utaranakundana already iyo depression ntabwo uzayigira, kuko already namaze kubabwira ko niba ugiye mu rukundo umenye ko ugiye gukundana kandi no gutandukana bibaho. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi, kuba ugiye gukundana bwa mbere, umuntu waba ugiye gukundana bwa mbere ndakeka yaba akiri mutoya nyine, nta muntu mukuru waba ufite nk'imyaka 30 cyangwa 25 utarakundana, nuko mbyumva pe. That's true. Yeah, that's true. Yego. Rero niba ugiye mu rukundo byumvikana ko nyine ari bwo bwa mbere ugiye mu rukundo, byumvikana ko ukiri mutoya. Rero cyari mutoya, ubabajwe n'uwo muhungu nabirenze, uracyari mutoya, abahungu baruzuye beza barutonguwo, kandi n'uwo nguwo araza kugira ngo akwigishe bimwe nyine utaruzi ko biba mu rukundo, wajya mu rundi rukundo ukamenya uko witwara bitewe n'inyigisho y'uwo musore yakwigishije nyine. Ari igihe guhura n'umuntu ntakwigishe uburyo ugomba kwikomporta, ahubwo akabikwigisha mu kukubabaza. Ibibaho nyine, niyo mpamvu yakwigishije mu kukubabaza. Rero yego koko uriga, yego, ariko ikibazo muri uko kwiga kwawe hari ubundi burwayi agusigira. Nta kintu dushobora gukora, cyangwa nta kintu umwana cyangwa umuntu ashobora gutangira relation akagira uko yitwara ku buryo nta ngaruka niyo yayivamo, nta ngaruka byamusigira nk'izo depression. Icyo kintu njye nahoze kare nyikubwira, sinzi impamvu ushaka ko nigusubiramo. Icyambere nyine kunda kigire clear nyine, first of all kunda uzi ko no gutandukana bibaho. Ikindi, kunda ariko nukunda uwo muntu kurusha uko wikunda. Buriya iyo wikunze cyane ntabwo ubabara mani, ntabwo ubabazwa n'undi muntu, kuko wowe uba wikunda, uba wikeyaringaho, uba nyine wifuza icyiza kuri wowe, ntabwo utanga urukundo rwinshi cyane kurenza nyine wowe urwo wiha. Iyo wikunze cyane, ni gute umuntu yakubaza wikunze ariko cyane? First love yourself, and nyine umenye ko gukunda bibaho no gutandukana bibaho. Urumva? Umenye ko ibyo ari ibintu bisanzwe n'abandi babinyuramo, umenye ko hari n'abandi wahura nabo kandi bakagukunda birenze n'uwo nguwo, bakaguha ibyishimo birenze uwo nguwo mwakundanye. Njye ndumva aricyo navuga pe. Muri make ni ukuvuga ngo jya muri relation, ariko ugire limite kandi wikunde cyane. Ni ukuvuga ngo nimba ari ukunze umukunde 50, nawe wikunde 50 cyangwa ku buryo nihagira kimunganya bikoreka reka 60 w'umukunde 40. Okay. Shari wanjye niba uri kubyumva umbabarire, ntabwo ari ukunda. Sorry. Ese we usoho uri kubyumva gute? Giye ndi kukumva cyane. Nuko waba turi kubishakira igisubizo, dutange igitekerezo kuri societe, kuko no mu bintu bituma ujya gusanga tuzanabikomerezaho ubutaha. Mu bintu usigaye usanga kenshi abantu bahemuka bitewe n'uko bahemukiwe. I know. Sibyo? Ugasanga umuntu ahuye n'undi wenda amufitiye urwo rukundo, ariko agahura na wa muntu wahuye n'ibyo bintu n'ayo madepression yose, bikaba ibibazo.
ugasanga nyine depression iramurenze akavuga none nanjye ngiye kubabaza abakobwa bose cyangwa ngiye kubabaza abahungu bose kubera runaka yambabaje. No baby, ni ukuri. hari n'igihe aba atari yo mwanzuro afite, ariko tuvuge wenda afashe umwanzuro wo gushaka, yamara kugera mu rugo kubera ko yifitiye iyo depression mu mutima, hari n'abo batabizi, ko byabagizeho impact mbi. We akaza muri relation avuga ati noneho ngewe ndi ready, wenda yafashe iyo break, yamara gufata iyo break yagera mu rugo, hari n'umuntu ufata break yajya kuyivamo bikarangira ashatse, yamara gushaka, yamara kugera mu rugo cyangwa akageza umugore mu rugo, uwo mugore akahita aba victime y'ibintu byose uwo mugabo cyangwa se uwo mugore yanyuzemo. So hano tuba turi gushaka igisubizo cy'ukuntu umuntu ashobora kwikomporta, yaba waba uri muto yaba uri mukuru. Tuzanaganira nyuma kuri depression, noneho iyo depression wenda akuvuza ibintu by'urugo bita nibuka ikibazo gihari tugomba kuzaganiraho next time about ibintu by'ama bridal shower. Ama bridal shower kenshi asigaye asenyera abantu. Tugomba nabyo kubiganiraho ndetse cyane, cyangwa ugasanga umugore ko kundi abagore bagera mu rugo ukabona ntabwo bari kwitaho, ntabwo bakitaho nk'uko bitaga. Kuki ibyo bintu mubikora? Ko warashatse umugabo ntabwo bishatse kuvuga ko utagomba kwitaho girl. Reka ibyo tuzabigarukaho next time. Ariko icyo dushaka kumvisha abantu ni uko hari abantu baba victime y'ibyo umuntu aba yaranyuzemo. So urukundo rero tugomba kugira uburyo tuzajya turukontorora ku buryo nihagira n'ushaka kukwangiriza umutima tutazajya abona ayo mahirwe, sibyo? So twebwe icyo twakangurira abantu rero ni iki, ni uburyo wavuzemo bwo kujya bagira limite z'urukundo. Nimba ukunze umuntu gira limite, nugira nyine nukunda umuntu ku buryo nawe utisagurira cyane kabisa. Ubundi iyo wikunze cyane like nibwo umenya icyo ukeneye mu buzima bwawe, icyo nyine icyiza ku buzima bwawe. Hari no abakobwa tujya amarangamutima menshi cyane, ugasanga ukundanye n'umuhungu ari no kukubabaza ndetse cyane, ariko akomeza kuvuga ngo reka mubariye whatever. Nyine niwumve ko umutima wawe wowe ugomba kubohoka ukishima, ariko ukumva ko udashaka kubabaza umuntu. Girls cyangwa nyine guys, ni ukuri mwikunde pe. Ngewe hari umuntu w'umupapa mukuru nigeze kumwicaza muganiriza ikintu, ntabwo ndi bukivuge hano, ndanamusuhuje ahantu hose ari. Icyo kintu urakimbwira ndakurahiye. Yarambwiye ati buri igisubizo cy'ibintu byose ni uko uba utikunze. Yarambwiye ati jya ubanza wikunde ibindi bize nyuma. Papa ndamukunze cyane. So ngewe rero ku nama yanjye naha abantu ni uko bajya babanza bakitekerezaho, bakabanza bakiha level, agaciro, bakabanza bakamenya icyo bifuza. Wowe uri kumva ibyo ndi kuvuga, jya ubanza witekerezeho, wihe level yawe, wikunde, umenye icyo ushaka mu buzima bwawe cyiza kuri wowe, wiha agaciro. Na muzehe wacu yarabivuze, ntawaguha agaciro utakihaye imbere cyane. Ariko ibyo bintu numara kubisetinga mu mutwe yawe, ukamenya ko uri uw'agaciro, uri umuntu urenze abantu bose ku isi, ariwo muntu abandi bose barabeshya, si abantu cyane kabisa. Izo confidence rero ku muntu zirakenewe cyane, kugira ngo ujye ubasha kumanaginga akantu ku kandi. Even n'imvugo uba ukoresha bita bikorohera kujya ukoresha imvugo nyine zijyanye n'uko uri umuntu urenze. So bisaba ko rero wiha agaciro, kandi ukiha agaciro kari hejuru kurusha abantu bose bari ku isi. Uretse Imana yonyine niyo ugomba kugaragira, ariko abandi bose baba bari munsi yawe. Numara kugira iyo confidence bizahita bikorohera kandi
ibintu byose bizajya bigenda neza. Yeah, so that was the topic of today. Nukuri like ikintu cyari ngombwa ko tukivugaho. Mwitekerezaho like mwongeye mwitekerezaho mwumve nyine niba koko ari ibyo ko mugomba kwikunda kurusha ibindi byose, and then nimumara kubimenya neza nibwo muzamenya ko muri abagaciro mu buzima. So thank you today. Yeah, thank you for today. Nukuri turabashimiye kandi turacyakomeza kubashima cyane, tunabasaba gukora subscribe, comment n'agashare kaba gakenewe. yego